Ni amakuru ubona ko yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni amakuru rero akomeza kugenda, ibi bintu rwose birimo kugenda bivugwa kuri Mutesi Jolly ni byinshi cyane. Nkimara kubona iyi nkuru ko atwite ndetse anitegura kubyara, byanteye amatsiko ndetse nifuza kumumenyaho byinshi, ndetse nifuza ko naza tukamuganiraho. Gusa aya makuru y'uko atwite, ese inda afite ifite amezi angahe, irabura iminsi ingahe ngo ize kuba ivuka, nibyo tugiye kuba tubavira imuzi n'imuzingo muri iyi nkuru itari ndende cyane. N'abantu mwe kuba umusitari ntago byoroshye, hariho n'abavugaga bati Mutesi Jolly atwite amahasa. Gusa iby'iyi nda tugiye kuba tubibavira imuzi n'imuzingo rwose, ndatekereza ko muraza kuhava rwose munyuzwe mubyumvise neza. Rwose ndagira nkubwire ngo utere agatebe neza wicare uze gukurikira iyi nkuru, rwose uraza gukuramo byinshi utari uzi kuri uyu Mutesi Jolly ndetse n'undi mwana bivugwa ko yaba yarabyaye. Rwose tugiye kuba tubavira imuzi n'imuzingo. Ese iyi nda koko, iyi nda azabyara izihe tariki, yayitewe nande? Nibyo tugiye kuba tubabwira muri iyi nkuru mw'abantu mwe. Nkimara kumenya aya makuru nifuje ko twamuganiraho. Uyu Mutesi Jolly, mbere gato yuko mbagezaho uwamuteye iyi nda, ese inda yifite amezi angahe, ese n'igitsina twite ko cyamaze kuba kigaragara ni ikihe? Mw'abantu mwe kuba umusitari ntago byoroshe, akakubayeho kose kagera kure, rwose kagera kure cyane. Abantu benshi kuko baba bagukurikirana, yemwe n'ibyo wibwiraga ko bitajya hanze bihita bijya hanze mu buryo bwihuse kandi bwa vuba. Uyu Mutesi Jolly yabaye Miss Rwanda, cyangwa se afite ikamba rya Miss Rwanda 2016. Murumva ko rwose arimo arakurakura, ntago ari umuntu mutoya. Mu minsi yasize nibwo yatangaje amagambo abantu benshi bakomeza kugenda babiciraho amarenga, aza gutangaza ko gutwita ari umugisha. N'abantu hari abakobwa benshi babaye Miss Rwanda ndetse banashinjwa kuba bataragiye bashaka abagabo. Gusa Miss Iradukunda Elisa washakanye na Prince Kid, rwose we yaje kuba ababimburira. Uyu Mutesi Jolly muramuzi, wabaye intandaro yo kugira ngo Prince Kid atarwe muri yombi. Gusa mw'abantu mwe, aya makuru ngiye kuba ngarukaho ni byinshi cyane mutari muzi. Umuntu wamuteye iyi nda ni umuntu mbese ni ibintu bisa nk'ibyatunguye abantu benshi. Tudatinze reka tujye muri iyi nkuru ndetse tuyive mu mizi. Miss Mutesi Jolly ufite ikamba rya Miss Rwanda mu 2016 yaje kuba atangaza byinshi bigiye bitandukanye ku makuru y'uko yaba atwite iyi nda. Uyu mukobwa uherutse gutangaza ko amakuru avuga ko atwite ari ikinyoma, yongeye kubihamiriza abamukurikira ku ifoto yasangije abamukurikirana ku mbuga ze nkoranyambaga. Mutesi Jolly yasubije ubwo umunyamakuru Irene Murindahabi yafataga ifoto yari amaze gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram, maze akagira ati umuntu wavuze ko Mutesi Jolly atwite ashatse yaba asaba imbabazi. N'abantu mwese iby'iyi foto none se bishatse kuvuga ko iyi nda atwite ndetse aya makuru amaze kuba ajya ahagaragara ari ikinyoma? Ndagira ngo kuba ndimo kubabwira iyi nkuru cyangwa se nyihera mu mizi, ni ukugira ngo rwose muze kumva intandaro ndetse n'uko bimeze. Ndakurahiriza cyangwa se ndakubwiza ukuri yuko nukurikira iyi nkuru ukaza kuyigeza ku musozo, uraza gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru ku buryo ntago urongera kuja mu rujijo. Inda ziraguye. Maze nawe ngo yahise abiherekesha ubutumwa bugira buti ngo va ku barezi, ubundi se gutwita si umugisha, baba bankoreraho views tu. Niko yahise asubiza uyu munyamakuru Irene Murindahabi. Iri jambo ngo ubundi se gutwita si umugisha ari naryo risa nk'iryasembuye ibintu. Ubwo yabazwaga ko atwite, Jolly yatangaje ko nawe yatunguwe n'aya makuru.
abanza kuyakerensa akeka ko ari bimwe byo ku mbuga nkoranyambaga. Ati amakuru yatangiye mbona ari bimwe byo ku mbuga nkoranyambaga, ariko maze kwakira ubutumwa bw'abantu banyifuriza kuzabyara neza nibwo nabonye ko byabaye byinshi, mfata icyemezo cyo kubinyomoza kuko sinzi iyo ababivuga babikuye rwose. Aya ni amwe mu magambo rero yitangarizwa na nyir'ubwite Mutesi Jolly. N'abantu mwe njyewe icyo nje ni ukubaha ukuri. Reka banze mbabwire bimwe mu byo yagiye atangaza, maze ubundi nanjye nze mbahereza ukuri kose. Nizeye kandi mpagazeho 100%, nibitaba muzantera amabuye. Miss Mutesi Jolly yashimiye abamwoherereza ubutumwa bumwifuriza ibyiza, nubwo abona ko igihe cyo kubyara kuri we kitaragera. Buriya wasanga inda afite ari nk'iy'amezi runaka, ariko itaraba imvuko mu yandi magambo. Ariko wa muntu, icyo ngusaba, nimba ari ubwa mbere udukurikiye, wibuke urebe munsi ya video kandi kuri buti tukorera subscribe, maze winjire mu muryango utaraba mugari cyane. Waba mugari ubigizemo nta rukanze subscribe, tugakomeza tukabana. Ngiye kubabwira ukuri kose. Kugeza ubu nta musore uzwi waba ukundana na Miss Mutesi Jolly, dore ko aherutse kuvugisha benshi mu minsi ishize avuga ko atazashaka umugabo. Ati amakuru yatangiye mbona ari bimwe byo ku mbuga nkoranyambaga, ariko maze ubu nyine aha ni aho yavugaga ko amakuru yagaragaye ko atwite, ko yaje gutekereza ko ari bimwe byo gutwika byo ku mbuga nkoranyambaga. Mutesi Jolly kandi yashimiye abamwohereza ubutumwa bumwifuriza ibyiza, nubwo abona ko igihe cyo kubyara kuri we kitaragera. Mw'abantu mwe rero, aya makuru rwose yakomeje kugenda ashyira mu rujijo abantu benshi. Reka nanjye nze mbahe ukuri kose. Uko byatangiye gututumba cyane ni mu mpera z'umwaka usize w'ibihumbi 2022. Bitangira bivugwa ko Mutesi Jolly yaba atwite, birakomeza mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023. Amakuru arakomeza acicikana ngo ataratwite. Gusa mw'abantu mwe, nimba wabanye natwe muri iyi nkuru ukaba ugiye kugirana ku musozo wayo, ndatekereza ko ari ugiye kumenya ukuri kose. Ni amakuru dufitiye gihamya 100%, yemwe nibiba atari byo mudutera amabuye. Gusa icyo nzi cyo amakuru ngiye kubaha arizewe cyane rwose ku kigero cyo hejuru. Ni amakuru nyir'ubwite yaje kuba yitangariza. Miss Mutesi Jolly afite ikamba rya Miss Rwanda 2016. Reka nongere mbisubiremo, yanyomoje amakuru amaze iminsi akwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko atwite. Rero sinzi umuntu urenza ku makuru nyir'ubwite atanze we agashiraho aye. Ikiriho rwose kandi cyizewe 100% yuko Mutesi Jolly adatwite, dore ko ubwo yagiranaga ikiganiro na Irene Murindahari, aho yavuze ko nta mbwa yamutera inda, yongeye kuba abisubiramo rwose. Hari n'abandi bagendaga bashirwa mu majwi ko baba baramuteye inda. Njye ntabo mvuze, kubw'umutekano wanjye na channel yanjye rwose. Amakuru ahari, ntabwo Mutesi Jolly atwite nkuko twatangiye tubibabwira. Nimba wabanye natwe ukagera ku musozo w'iyi nkuru rwose, urakomeza kugenda usobanukirwa byinshi kuri uyu Mutesi Jolly. Ntago atwite habe na gake, dore ko ku munsi w'ejo aribwo yasangije ifoto bamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, rwose ubona ko ameze neza, akiri umujene. Gusa ntiharamenyekana umuhungu bakundana, yemwe nta n'uwarapostinga. Sinzi nimba hari n'uwamwisukira ahari, ntawamenya. Gusa kubana natwe urakomeza ugira ibihe byiza. Ni 5M TV1. Nimba wakanze subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Reka ngushimire wowe twabanye kugeza ku musozo w'inkuru. Amahoro n'Imana, amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze bibane namwe. Ndabashimira.